Yes, reka nguhe ikaze nshuti mukunzi wa Newsroom TV, nizere kumeze neza kandi nkushimire ko amaze gukora subscribe ndetse n'uwakanze kuri like nawe mushimire cyane. Nyamuneka jya ukanda kuri subscribe niba utarakandaho, ariko namaze gukandaho rwose byihorere utagira ibyo wica, utagira ibyo wangiza. Hanyuma amakuru yacu n'ay'urugamba ruri kubera muri Kivu zombi, haba Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo. Ubwo uyu munsi nje ku rugamba nkubwira uko byari bimeze kuri uyu munsi, uko byari bimeze guhera mu gitondo cya kare ndetse kugeza muri aya masaha. Dukoreho ikiganiro tukubwire uko urugamba rwari rumeze. Ibi by'imirwano turaza kubihuza cyane n'urugendo rwa Evariste Ndayishimiye i Kinshasa. Ibyo uraza kubihuza, bamwe bavuga bati Evariste Ndayishimiye ashobora kuba agiye kubwira Tshisekedi ko yananiwe, agiye gukura ingabo ze mu burasirazuba bwa Kongo, rwose ko ziri kuhashirira mu buryo bukomeye cyane. Zakubiswe rero, zashize, zimaze kuhashirira ari nyinshi cyane, imirambo n'imirambo muri ibi bice bya Minembwe. Ubwo rero aravuga ati nyamuneka ngiye kuva muri ibi bintu, dore utumye abasirikare banjye bahagwa bakahashirira, mbabarira mbivemo. Hari ibiganiro bitegerejwe n'itangazamakuru bazakora, ubwo ni ku munsi w'ejo, kuko urugendo n'urw'iminsi ibiri, n'uruzinduko rw'iminsi ibiri. Ubwo rero birateganywa yuko azagira icyo avuga, byaba ari ku ntsinzwi cyangwa se n'ibyo twakwita wenda intsinzi yabo niba banayifite. Ibyo ngibyo bashobora kubivugaho, ndetse bakanavuga ku bigendanye na Ebola. Ibyo nk'uyoboye Union Africaine, ibyo byo azabivugaho. Ariko nyemerere twigire mu by'imirwano, kuko nta kindi kintu kiba kiduteranyirije hano niho tugomba kuba twavugira ku bigendanye n'imirwano. Ibindi tube tubyihoreyeho gatoya, ariko nabyo ndaza kubicamo mu kanya gatoya. Mu gitondo cya kare reka tuvuge ngo Amadou n'Intare bagize gutya binjira mu gace ka Sinayi. Aha rero habereye imirwano, ni imirwano simusigaye yaguyemo umusirikare mukuru cyane w'u Burundi. Ni umusirikare uri ufite ipeti rya majoro, kuko imyirondoro yagiye hanze, amazina yaragaragara, ni Majoro Niyonkuru Didasi. Uyu mugabo rero akaba yaguye muri iyo mirwano nyuma yo kuva kuri Sinayi. Ubu ngubu ingabo z'u Burundi FARDC ndetse nabo bafatanyije bose bagiye hehe, bagiye bahagarara aho bita Kuwimiko, aho niko hitwa. Aha ndetse rwose aha kamitse ingabo nyinshi cyane z'u Burundi niho ziri. Hanyuma rero ubwo ngubwo nawe urabyumva, ikintu bita gushushubikanwa nicyo kiri gukorwa. Hanyuma rero nanone kandi ingabo za FARDC, Wazalendo ndetse nabo bafatanyije bose n'aba FDLR bagabye igitero ku birindiro bya MRDP twirwaneho, aho bita mu Duhoko. Aho bahakubitiwe ikintu bita ambush ya danje. Ambushi bayihakubitiwe, haguye abasirikare benshi cyane, harimo umukoloneli w'Abazalendo, uyu nguyu waturutse muri Fizi, ndetse harimo n'umajoro umwe n'umukapiteni. Abo ni aba FARDC nibo bahaguye, ndetse biravugwa ko hari n'umupfumu bari bitwaje. Ugenda baragurira bakubitira inzuzi, niko twabivuga. Ubugendo baterera inzuzi yarabarimo bamwitwaje, hanyuma nawe uwo yahagendeye, umupfumu yagiye kare, uwo yapfuye. Hanyuma rero abarokotse icyo gico ubu barirahira bavuga bati ewana, Imana iradufashije kugaruka, ntago birimo, ntituzagaruka kabisa ahantu ibintu byabaye ibibazo. Abarundi rero bari gutaka ewana bikomeye cyane, birukanse basubiye Mikenke, niho bahise bahungira biruka. Ubwo rero bari kurwana mu buryo bukomeye cyane. Ndetse kandi nanone ingabo za FARDC n'u Burundi, ubwo urumva ko access zose bari bagabagabanya uduce, ndetse na FDLR na P5 n'abandi bose bagize gutya, abari bari mu Rubemba baza bahavuye bajya kwegeranya, bajya kwiyegeranya, begerana n'abandi bose, n'abandi bose bajya hehe, Imutunda.
ubwo urumva rero nanone ubwo ni nyuma y'uko M23 ndetse na Twirwaneho bafashe Gakenke rero biravugwa ko mu nkengero zayo hakirimo ibisigisigi. Biravugwa ko rero nibaramuka bakuyemo Gakenke neza mu buryo bukomeye cyane bishobora kuba Karingi ishobora kwikuramo, nako Karongi urambabarira, Karongi ishobora kwikuramo, ushobora kuvamo neza mu buryo butagoranye. Ubwo rero nguko uko urugamba rwari rumeze, ariko aho ni mu masaha ya kare, ubwo rero bamaze gucika intege mu buryo bukomeye cyane. Bamwe bari kugenda berekeza Fizi na Baraka bahunga, barakomeza babashushubikana. Ubu ngubu bageze hehe? Bari kurwana ku buryo ejo bundi tubona Poezero ishobora kuba yakwikuramo. Poezero abantu bakomeje bayinuganuga, ariko Poezero ishobora kuva mu minsi iri imbere kuko ishobora kwikuramo ubwayo, kuko nibafata bino bice byose byegereye hafi aho ngaho kugeza za Bicumbi bizarangira hikuyemo. Nicyo nakubwira. Hanyuma rero nanone ubwo Abazarendo n'u Burundi ndetse na FRDC n'abandi bose, iyo coalition yose igira gutya icakirana na M23 AFC ndetse na Twirwaneho, baracakirana muri axe ya Karingi, barahondagurana mu buryo bukomeye cyane, barakubitana kabisa muri Karingi. Ubwo rero bivuga yuko rwose biragoranye kubona kabisa ibintu bishobora kongera gusubira mu buryo izi ngabo zitavuye. M23 na MRDP Twirwaneho bakajije umurego bavuga bati aha ni ku butaka bwacu, aha ni ku ivuko, mugomba kuhava mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero nanone barirukanka bagahungira hehe? Mikenke. Bagahungira hehe? Poezero. Ariko aho hose M23 na Twirwaneho bagomba kugira gute? Kuhabakura kugira ngo babigize inyuma. Urumva niba batangiye guhunga berekeza Fizi na Baraka, biragaragara yuko aba bagiye gucika intege cyane, abasigaye ari bakeya. Ibikoresho byinshi bifite akamaro cyangwa se ibikoresho bikomeye cyane bamaze kubihungisha byagiye Baraka kera cyane, ntago bikiri Poezero. Oya, nta bikoresho bigihari. Poezero nta gikoresho gihari kuko icyo gikoresho cyari cyo cyose barakijyanye kugira ngo batazagifata. Niko bimeze kuko M23 na Twirwaneho ntago bari gukina habe na gatoya, ariko ntibari gukina. Ubu ngubu bavuze bati kabisa igikomando twarakize kandi tumaze igihe turwanira hano mu Minembwe kuva 2017 mudutera mwe mwamitwe yitwaje intwaro mwe n'abandi benshi mushyigikiwe na leta, mwaraduteye mu Rwanda natwe muratwica turarokoka, ahangaha haraga umuntu. Nuko rwose ubwo ngubwo bavuze bati iri ni ivuko ryacu, aha ni ahantu twarwaniye inshuro nyinshi, ahantu mutizigera mudukura habe na gatoya. Urugamba rero nuko rumeze, urugamba rwakaze ku buryo dushobora kubona Poezero, reka mvuga ngo Poezero ahangaha iravamo vuba. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gutakirwa n'abasirikare bamuhamagara bamubwira bati nyamuneka turashize pe, none ntago turi kurwana n'abantu, drone zabo ziradukocora umunsi ku munsi. Poezero ejo bundi barahakocoye, menya no musibejo barahakocoye, nanone izindi drone zongeye kuhakocora, zikocora ibirindiro bya FARDC n'u Burundi. Barababara kabisa, baravuga batahanga turababaye pe, turababaye. Zambushi za hato na hato zibakozeho. Ubu ngubu imirambo ni imirambo. U Burundi rero buri gutaka cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye akabyumva akavuga ati nyamuneka ndabigenzana, ese Tshisekedi ko twemeranyije tukagirana amasezerano, ubu koko nkomeze mfusha abasirikare bingana gutya, ese wava muri ibi bintu? Ikibazo gikomeye rero, undi nawe aramubusubiza bamubwira ati urava muri ibi bintu urabinsigamo biragenda gute? Inyemerera buretse gatoya mbanze ntegura utuntu twanjye, itegeko nshinga mbanze nditatamure ribe ryihariye hakurya, ubundi ibindi byo kurwana turwane twivuye inyuma, dutsindwe ibyo bice n'uburenza abanabikuye kuri RDC cyangwa se DRC, zaba nayikuyeho kera, nta bwene gihugu bazaba bafite. Ubwo aho ngaho aho nakabaye mfashe nakabaye mpageze ubutaka bwanjye, ariko biragoye cyane. Hanyuma
Kivu zombi ntago ziri mu mikino, urabona zitonze cyane zitari kuvuga ku itegeko nshinga. Impamvu batari kuvuga ku itegeko nshinga niki? Barabizi yuko n'ubundi ubwene gihugu babo bambuye kera, ntago bari kuburwanira, babo bambuye kera n'ubundi babisa abanyarwanda. Ariko kandi uvuze kari n'abanyarwanda ntiwawe wibeshye, kuko hari ubutaka bw'u Rwanda mu mateka. Icyo cyo ntago tujya kukijyaho impaka. Nguko rero uko Perezida Neva ari kuvuga ati nyamuneka ibintu binkozeho, ibyo nishoyemo ni ibibazo, ntago nari nzi ko bimeze gutya, nari nzi ko nzajya kurwana na twirwaneho ari abantu bakeya, nk'abahondagura nk'abakubita nk'abamanukana, akaba aribo bagenda bagahungiriza za Baraka, none ninjye ngezeyo. Birakomeye cyane, birakomeye pe, birakomeye. Ni ibibazo umugabo yabuza yacira nayamira, ni ibibazo cyane. Ubwo rero nguko uko bimeze, ibitero bari kugaba bari kubisubiza inyuma, bari gusubizwa inyuma, bakirukankanwa, bagashushubikanwa mu buryo bukomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane. Bavuze bati turabigenza dute? Ubwo ni ukurwana nyine n'ubuzima, abahunze bagahunga. Nkwibutse yuko twirwaneho ifite amahitamo amwe gusa yo kurwana, no kwirwanaho, kurwana ku baturage, nta yandi mahitamo bafite. Ariko ingabo za FARDC n'abarundi na FDLR bafite amahitamo yo guhunga bakajya aho bashaka, ubutaka bwose n'ubwabo, bashaka babujyaho. Nicyo kibazo gihari. Impamvu centre ya Minembwe yabaye isibaniro ry'uko batagomba kuryinjiramo, abane nabo bakaritsira bavuga bati tugomba kuryinjiramo, ni iyihe? Abahuza bari batanze iyi centre ya Minembwe bavuga bati ni mu batsinsura mukabirukankana sava, aba n'abaturage baho ntituzabirukana, ntabwo tuzababwira ngo musubire inyuma, ntabwo twirwanaho, ntitwayibwira ibiki, ntabwo twayibwira ngo mwubahiriza agahenge kuko ntibari mu gahenge. Ikindi, ntabwo aba baturage batuye aha tuzabimura ngo tubajyane kure, ariko ni mu Rwanda mukabatsinsura mukabirukankana sava, muzabirukankane nta kibazo, tuzabashyigikira. Icyo ngicyo nicyo cyo. Ariko nanone basanze twirwaneho atari agafuka imvugo rimwe. Irabahondaguye muri iyi minsi pe, irabahondaguye, ndetse umusada barawubonye, waba uw'ibikoresho byaba iby'abasirikare, cyane ko abasirikare baba ari bakeya cyane ugereranyije n'u Burundi ndetse na FARDC ni bakeya. Ariko mba nkuraga rwose ahangaha birwanyaho cyane. Kubona umusada rero byabafashije cyane kuba bagira ibiki, bakwirwanaho, ndetse n'abaturage babo ubu ngubu ahantu hose hameze neza. Igice cyitwa Irundu kirwaniwemo igihe. Impamvu ni iyihe rero? Irundu ituranye na Minembwe centre, ni ibirometero bikeya cyane. Ubwo rero aha hantu kuharwanira bakomeza bacengana, biragoye kugira ngo habakure. Nicyo kibazo cyabayemo. Ubwo rero nguko uko urugamba rwagenze rw'uyu munsi, ndetse twabihuje cyane n'urugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye ajya kureba Perezida Tshisekedi, ahamubwira ati nyamuneka ibintu birankomereye, birandambiye, mbuze uko mbigenza, mfasha mve muri ibi bintu wanshoyemo. Ubwo rero nguko. Hanyuma kandi nubwo bimeze gutyo, itegeko nshinga riracyamuhagamye, usibye yuko Kiliziya Gatolika iri gushaka kuba yabyitambika itajya imbizi, ndetse na Perezida Tshisekedi, ariko nta kintu babikoraho. Itegeko nshinga rizahindurwa, nubwo bari gusubirikanya baherekanya amagambo, ariko itegeko nshinga bwo rizahindurwa pe. Kuri ubu rero, ubu ngubu FARDC n'abambari babo, ibice bya Gakenke na Bidegu na Karongi, aho hose Gakenkeho MRDP n'uyifite, MRDP twirwaneho n'uyifite, Gakenke barayifite, nubwo nakubwiye ngo aracyarimo ibisigisigi inyuma yaho aracyarimo ibisigisigi ariko ibintu bimeze neza. Ubwo babirukana hehe? Muri ibyo bice byose bya Rundu, Bidegu, Karongi, Kitavi, Gakenke. Mikenke niyisigayemo nibo barayifite. Mikenke
barayifite, Mikenke barayifite, niho bahungira, Poezero barayifite, Bicumbi bayirimo, aho hose ubwo ngubwo ni ukubakubita mufiririzo kabisa. Ngenda bireba nkabona Poezero yo izikuramo neza kandi byuzuye, kuko Poezero nta kintu kigihari, drone zibakoshoye inshuro nyinshi cyane. Nguko uko bimeze. Hanyuma reka nongere nkubwire ni nyamuneka ucyumva aya makuru ujye ukora subscribe, ukore subscribe, ukande kuri like, akaga kumwe nako gakumwe rwose kareba hejuru ni kukanda. Nyamuneka bari byiza cyane, biradufasha, biratumotiva, ndetse kandi rwose vuba hangaha ndaguteguza yuko dushobora kujya noneho tuvuga amakuru turebana imbona nkubone, kugira ngo ibintu bigende neza. Benshi muvuga muti ninde uvuga, humura rwose ni vuba cyane. Hanyuma reka nkwifurize ibihe byiza, ndetse nkwifurize no kumererwa neza muri ibi bihe byose.